ayé mi tèmi bá mi. Apostle we hear of this. Jesus is Lord. Irú ọmọ wo wá rèé nítorí Ọlọ́run. Ó já mi lára jẹ. Why are you running? Why are you running? Yes, What? Jesus is Lord. Hey! Hey, muyobozi. Akungana gatoyi muraboneza. Mwazutese. Kazi k'umutekano karanene. What? Byagenze gute se kandi? Gasasira yongeye gukubita Jesus is Lord. Ijoro ryahise. Umutekano rwose ntabwo ibyo byatuma wegura. We mwegere umugira inama atari byiza ntazongere. Ahubwo turaza kubyigaho si ngombwa rwose ngo wegure pe. Bayobozi mfite ikibazo we. Hahiye koko. Kwimukamo bantwaye ikibaye cy'amafaranga ntabwo mbyukiye kumuka muri mudugudu wanjye mwese musigane muri n'abaturage banjye ndamuvuyemo rwose birara. Naho kandi we byanye bakwibye ryari. Kuno iki kibazo byo bimeze gute? Ni ikibazo mukiga mu gikemure ntabwo byumvikana. Oya mu gikemure rwose ubu ngubu nzongera kurya. Ugize ngo bimeze nabi mu birasubira. Bayobozi ikibazo kandi kirumvikana. Nari murahingara he. Urumva kizo umuntu uzafite inangere cyane. Nibereye mu kazi njyewe. Yene yanjye gute ni gute ntabwo What? Jesus is Lord. mwe mutuze ariko turabayobozi ikibazo You are doing well. Koko bengogo kono koko 1.5 was finally 2.5. What? Jesus is Lord. wowe butuje mbe kutujye kubyenza ibi iki kibazo gisitse kure sibyo akiciye tugiye gukora tugiye kubarura abaturage dufite muri mudugudu wacu abaturage byadufasha iki tugiye kugenzura rwose abo bajura paka tuba mu bagenzura rwose bafata mwamutigiriye neza cyane rwose Yariskodo. mwihangane bafashe rwose. sawa niyo mpamvu ngo icyo gitabo tugiye kubabarura abaturage bose.
amazina ye nimero y'indangamuntu Gacana 35. Aha pe none se mani uravuga kwiba ko bikugezaho uzidira twapanze ahantu turi bujye guterura televiziyo umudugudu tumaze kuyogoza turawusatse pe mva mani reka nkubwire sibyo reka dukinize idiri hari ahantu nabonye agateleviziyo kari fresh urumva karata karase ubone kwihana wawe urabona ko biri buze gukunda turaza kubafata kigaje rimwe pe nkahita nkiga ku ngeso mbi nari imana tugende nari wagiye rero hano dufite ikibazo cy'abajura batuyogoje turimo kubarura abaturage turebe ko bacika ngaho nese ubwo muramushatse umuturano cyane wowe vuga izina ryawe reka none se muyobo wabaha igitekerezo cyungura kinubaka si ikintu kiba cyoroshye cyane njye nabayeho n'umuyobozi da mu myaka yashize ahaha wabaha igitekerezo ngaho tubwiye twumve se reka mbabwire sibyo ndatekereza muvuze muti abantu mwese cyangwa se mugafata abantu benshi mukajya mubabwira ati mugiye gukora umutekano kuva saa 12 zuzuye z'umugoroba mugeze saa 5 z'ijoro nimurangiza mwitaye mwamureba kubwo bujura bwongera gacika burundu pe siko ariko turaza kubyigaho garuka tubanze tubarure uyu muturage asundi wese mbona mwazanye reka kirase nyizihe imodoka nkagifata kiriya nicyo cyagoje umudugudu reka tubanze tubarure n'uyu nguyu tubanze tuyangane tumubarure witwa nde nitwa Shayini usige gifite indangamuntu urakibaza uretse amazina ni Shayini oya wikirirwa kibazo naya nabonye mwazanye ntabwo urabona uri niba oya ntabwo nakareka rero ko kiba cyambaye iki ni igishoro ntabwo niba yewe uretse ntabwo niba umuretse turebe oya ntabwo niba ibi bikora ntabwo niba uretse imyenda nigaragaza ko wiba ndabona ureshya n'abajura nawe iki ni ikijura akusha nibwo tubundura umuturage udafite indangamuntu ntabwo niba iki ni ikijura tugifate ntabwo niba akusha ubundi ubu ni wiba kiriba wikirirwa ubitekerezaho kiriba niba uramo gake ariko nabyo zandabireka nenshi kwiba rimwe nkahita ncika ku ngeso mbi nenshi kwiba kwa mudugudu gusa ntabwo niba